yefatiza bwa kabiri ndakubwira ngo turetse gato nagiye atabatijwe ejo navuganaga na madamu arambwira ati nimugoroba yari muzima twari kumwe hari umuhungu wa mukuru we wari washoje amasomo ya gisirikare ajya kumwakira baraganira aramusohokana aramutembereza impanuro nk'umubyeyi se wabo ababwira uko azitwara ibintu byinshi barataha bararyama saa tanu za nijoro birashoboka kwirirwa ubuntu turi hano dushobora gutandukana ejo kuba tujya tukanaka ntajya yisi rero yisi se hano si iwacu biradusaba guhora igihe cyose witegura ko wararukiye yesu nashimwe urusheho gukunda imana wegera imana urusheho guhora wiyeza igihe cyose ko ntawe uzi gusa ni ibanga rikomeye imana yaduhishe ndetse n'abantu imana yagiye ibwira igihe cyo gutaha yababwiraga igihe cyageze ikamubwira ngo ntuzataha cyangwa zikamubwira ngo ejo uzataha ni bake nigeze numva yabwiye ngo muri mfite imyaka 2-3 yo kubaho keretse Hezekiya yabereye umwongere imyaka 15 ariko ubundi nabibwiye igihe uri bugende kubaho nta kintu nabonye kubaho nta kintu bimaze uriya mugabo mu bantu bari bafite ubwenge bwinshi uriya mugabo yari afite ubwenge bwinshi yize ibyitwa muri industrial chemistry chimisi ikomeye cyane hano mu Rwanda byizwe n'abantu bake cyane hari abantu b'abadage wenda bakuzi n'abasize wenda gukora bijyanye n'ibyo yakoraga nize kumuherekeza ahantu agiye guhura n'umuntu wenda kunegoshitinga contract yari contract nini cyane hari abandi bantu rero ubundi bari bavuye Kongo gukora produce treating amazi akaba mazima nk'aya ngaya muri haruguru dufite isoko treating amazi ya wasanga izo produce treating amazi iryo soko yari yamaze kuribona yarabahaye koze hospital ayibona barayaprovinga bamusaba gukora sample arayikora bayishyira muri za laboratoire zirayitestinga baravuga ngo terebye iyo dushaka arasigaye gusinya koto yari y'amafaranga menshi cyane urumva rero uyu munsi nibeho abajwe n'ibintu byinshi aragiye turamuzi ubumenyi ajyanye umusigiye ajyanye no kumusereza ngo ariko ibintu by'ubumenyi nabyo kuki mufite n'ukuntu transferinga ngo bijye mu bana bawe isura mutupfuye twakubura bizagenda gute tuguma akambwira ati nuramuka upfanye ayo mafomira yazagukubita nta nubwo bazagushyingura mukubita yabishyira mu rwego none arengera yatwaye rero ry'Imana ukunda Imana usenge ntuzapfejo Yesu ubwo bari ku gihe cyose mara numva ko mpfuye nta kintu bitwaye upfa nta kintu bitwaye wabitinya uzapfa wabitinyuka uzapfa awe mu minsi yashize nararwaye sinyambasha kubara inkuru cyane zirimo iterabwoba ryinshi ariko nararwaye numva ko ndwaye yamaye fanta ikirahure ndanywa yarangiye ibintu bose guhera mu birenge no mu nzara ntangira gushaka kwiyambura imyenda ngo ijugunye kurumva nk'inkazi zitondagera mu myenda yirukanka njya kuri farumasi yarambwira ati ntacyo nakumarira ndagutse utunini ariko ntacyo tugufasha ndirukanka njya muri kirinike bafata umuriro yo kwica inomo bafata ibizami muganga arambwira ati nta ndwara ubwo arambwira ngo nta ndwara umubiri arimo wubona gutitira ugira gute ahantu hose ndataha dutaha twari imodoka sinabishoboraga baratwara tugeze aho tugiye kwa muganga n'umwana gushaka kurara mu bitaro ninjyayo akazishaka kurara mu bitaro numvaga ningera mu bitaro ntabwo ndi buze kwisanzura numvaga nshaka kuvugana n'Imana muri njye nabona mvugane nayo n'ubwanyuma nta kibazo ntabwo numvaga nshaka kuvugana nayo igihe nagera mu rugo haje ikintu giteye buriya nahagurukaga navugaga
isi ndagukorera ntacyo bintwara, ariko ninapfa ndagusanga ntacyo bintwara. Gusa icyo gusaba ni iki? Ndagira gusobanurira akantu kamwe. Ese ibyo nagomba gukora mu bwami bwawe birarangiye? Sinshaka kuzana ishengeje iwawe, sinshaka kuza iwawe kuko numvaga nemeranye umutima wanjye ko ndi kujya. Sinshaka kuza iwawe nzanye ishengeje mu murimo wawe. Njyewe nikosoye ndacyari muri negative, ntabwo ndagera kuri ntaho ndagera mu rwego rwawe. Ariko nubona aribyo bikwiriye nta kibazo, niteguye kuza. Ndasenga mfata amavuta anointing oil kuko numvaga nayitumije ngo bayizane ntabasha kuvugana n'umugore gucira amarembo nereka we ayizanye ashaka gusuka ku biganza amasengere, ndamubwira ngo ndagira we arayima ndapfundura nawe maze kuyima ndaryama. Ndaryama ndasinzira, yabayerekwa yo toga gereye kwa muganga. Umuganga yashyizeho serumu igahita mu gashyira zigera muri eshanu, nta ndwara barabona. Niba wese wavura iki ko nta ndwara barabona, ariko ukuntu umeze bazishyiramo narize nta ndwara na n'uyu munsi ntayo waba isi nashimye. Itandi sawa ntakiya igihe cyose uzahore ugerageza uzasenge witegura gutahiza. Nutegura imishinga yawe uzayitegure uzaba kuri iyi si kugeza ukajyana n'umuntu wanyu, ariko nujya gusenga uzasenga uzatahiza. Murabyumva ibyo kuko utekereje mu za pejo wananza gutegura amaproje y'igihe kirekire, ariko iyo utegura amaproje y'igihe kirekire uyategura nk'aho uzapfana n'umuntu wanyu musigaye muri ku isi muri miliyari zirenga 9 ku isi. Uravuga ati ni proje nzakora n'abana banjye n'abuzukuruza banjye, ukayitegura. Ariko byageza mu gusenga no gusabana n'Imana uyereka nk'aho umusanga uyu munsi ngo uzabe wanjye. Yesu nashimye. Haleluya, haleluya. Umugabo aducika ibyo bintu byose pe yatabatijwe. Aya makontra babone rwose yaga yose yajyaga nganira akambwira ati ndimo ndumva sinzi, akambwira ati twahuye nawe wasa nk'umutangiye gucika intege mu buzima kubera disappointment yagiye agira zose. Ajya muganiriza ijambo ry'Imana akarekinga ajya akambwira ati sigaye numva niyo nakubuye twiriwe tuvuganye n'ababana ko nibura maze kubona ko ubuzima bushoboka. Yagiye kunegosiya kontra nambwira ngo ntugende uvuga ibintu biciriritse. No, ibyo bintu ugiye gukora ndaguhamiriza ko hano mu gihugu ashobora kuba nta wundi muntu ubuze kubikora. Genda ubabwire ngo benshi ntujye kugenda ku faranga duke. Aragenda ndamushingira contract nini cyane. Ariko nyine ntabwo Imana mwakire kuba katuganira ijambo ry'Imana aza kubarongorera bati abandi umunsi wa 15 w'amasengesho. Abami ba mbere igice cya 3 kadusome twihuse wenda turashaka umurongo wa 19 n'uwa 21 ariko reka duhere 16 kugira ngo twihute cyane ntaza gusoma. Umutwe w'amagambo wa Salomo acira abagore babiri imanza. Bukeye abagore babiri b'amarayi basanga umwami, bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu iwe. Bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi twari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye.
icyo gicuku arabyuka akura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa, umwana nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye niwe wawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. Nuko umwami aravuga ati ye. Umwe agira ati umuzima ni uwanjye, uwapfuye ni uwawe. Undi akagira ati ahubwo uwapfuye ni uwawe, umuzima niwe wanjye. Umwami ati nimuzanire inkota. Barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima mumwihorere, mumwihere, wimwice. Nubwo bimeze bityo, ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. 27. Umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima nimumwice, na hato mumuhe uriya kuko ari we nyina. Amen. 28. Ayimusimbutse. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza baramuti, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari kuri we bwo guca imanza zitabera. Amen. Yesu nashimye. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana minota mike hanyuma dusenge dutahe. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi wa 15 w'amasengesho dufite icyanditswe n'icyo gice maze gusoma. Salomo amaze kwima, actually ni urubanza rwa mbere yaciye akimara kumwa. Salomo yimye ingoma akiri umwana muto, hafi mu kigero cy'imyaka 20. Noneho muri Isirayeli kanso ya papa we, abajyanama base bari bagiye bakoze, bari abajyanama b'umwami bari bahari. Na ba Benaya wayoboraga ingabo yaragiye. Abo bantu bari bahari bazi ubwenge b'abahanga, bazi amategeko, bazi amateka ya Isirayeli yose. Abari bafite amateka yo kwa Sawuli, abari barabaye mu bwami bwa Dawidi, abakuranye nawe, abasirikare barwanaga nabo b'abakomando bamuri. Bamwe bamaze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko bafite politiki y'akadashiku yabo bose bicaye aho ngaho. Abari barashyizeho imirongo migari iyobora igihugu, abari barashyizeho inzego z'ubuyobozi, abari bahari babaye icyama igihe cya Dawidi. Salomo abaye umwami arabireba aravuga ati nzakora iki muri aba bantu? Mu bintu bitwa ubuyobozi, ntushobora kuyobora abantu byanga bikunda, bisaba ko hari ikintu runaka cy'umwihariko barusha. Yesu nashimye. Kuko udafite ikintu runaka ubarusha byagora kubayobora. Bashobora kukurusha ubwenge, amashuri bakakurusha ibi, ariko ushobora kurusha karagiteri iryonyine ukabayobora. Kubera iki? Bakavuga bati uko twamera kose uriya muntu uko yari ameze ejo n'imitekerereze ntahinduka, ahora ari umwe. Yego ye ni yego, na oya ni oya. Ntajya ku rubanza nera iyo wakoresheje kuvuga ko wakoresheje atitaye ku isano ufitanye. Iyi ikaba karite abantu bavuga uyu muntu reka tuyobore, ko ibyo ashoboye ibyo ntabwo tubishobora. Salomo arareba asanga abagabo mu bwenge barabona, ubu nararibonye barabona, ibintu byose barabusha. Aravuga ati arangije akubitana n'ikizami gikomeye cyane, ariko ikimara kubibona aragenda ajya gusenga. Abwira Imana ati ni inyuma n'umwana izayobora gutyo ubwoko bwawe. Imana yamaze kurashaka iki?
ntabwo igeze ngo ndashaka igitinyiro n'icyo kugira ngo bamenye banyubahe. Oya, abo ndagusaba ubwenge. Imana ibangusabye ikintu cyiza cyane. Kubw'iyo mpamvu n'ibyo ugasabye byose ndabiguha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Noneho we avuye kuvugana n'Imana. Abandi muri igihe cyose umuntu uyobora aba afite abamwemera n'abatamwemera. Umuntu wese afite abantu bamwemera akagira n'abatamwemera. Niko bimera. Niyo wayoboye ikigo ideje hari abantu batakwemera kandi bayobora. Niyo wayoboye igihugu hari abatakwemera kandi bayobora. No muri kabineti abo wapoyinze haba harimo abatakwemera, ariko kubera ko bayobora bagatinya kwivuga bagaceceka, ariko umuti batakwemera. Hakaba n'igihe bigaragaza rimwe bakigaragaza bakwereka yuko batakwemera. Salomo arabireba asanga muri abo bantu bose bahari ninde wanyemera. Ndagira ngo nanabibutse ko Salomo yari umwana w'umugore navuga usa nkaho uretse uyu mwana w'umukobwa yitwa Ntibazanye Dawudi amaze gusaza ndigeze nanamubyaraho, ariko uyu nguyu niwe nk'aho umugore muto cyane, ko ntabwo yari umugore wa Dawidi, yari umugore wa Yuriya waba uvuye ku bwami. Ni ukuvuga ngo Yuriya Dawudi amaze kwica Yuriya, amaze kumwicisha ku bwami, yitwaye Yuriya yamwiciye kubera yari yasanganije umugore we. Arangije aramuzana aramuca, umwana babyaye muri iyo nda arapfa. Umugore arababara cyane, akurishije umugabo, akurishije n'umwana, kugira ngo Imana imwongere igikomere. Iramubwira ngo umwana abyaye, umwana uzabyara uzakurikira azaba umwana asimbura Dawidi. Yesu nashimye cyane. Bafite Imana yabikoze kugira ngo kandi ikize igikomere mu mutima yari akomeretse cyane. Imana ivuga ngo umwana wawe niwe uzasimbura. Na Dawidi amakuru yari afite. Igihe cya Salomo cyo kwimika singiye kujya amateka cyane ku mwanya mutoya, ariko wanasanga nta mpamvu n'imwe abona hakuno bamwemera. Yigira inama ajya gushaka Imana, aragenda arasenga ijoro ryose, mara y'iminsi atasenga. Imana iramwiyereka imuha garanti ku bwenge. Arangira ageze mu bantu asanga hari urubanza rumutegereje, abasaza bakuru, inteko yabo 80 baricaye, abantu barateze baramwitegura. Umwami w'ibintu dore intebe bayiteye, bamwe barabikereza baramuseka. Imyaka 20 icara hariya, dore hano hari urubanza, bose baramureba ntabwo. Habaye abagore babiri baraza ngo twe turi indaya, ariko tubana mu nzu twembi. Twagize inda, hanyuma njye mbyara mbere, maze kubyara haciyeho iminsi 3 n'uyu nguyu yarabyara. Mu nzu yacu barimo turi babiri, nta mushyitsi wigeze adusura. Ikwikibaga ngo nta mushyitsi, birindaga umutangabuhamya ko mu rubanza abamo bitwa abatangabuhamya. Umwe aza kuba ati ndabizi bari ntabwo aho twabaga turi babiri nta muntu wahageze, twarimo twenyine babiri. Ubwo bivuze ngo nta muntu dukeneye hano uza kuza kwitambikamo barashaka ibyo avuga, ntawe ubizi, tubizi twenyine turi babiri. Noneho iki ngo nijoro haciye iminsi 3 uyu nawe arabyara. Abantu baratanga iminsi 3, biragoye kubona ko hari inyuma ashobora kuvukana ibiro byinshi biruta ibyo yavukanye imbere, wabona muri iminsi 3 nyamara. Noneho bibera mu nzu, nta kibazo bari bafite. Umwe arose undi arose. Kuki bintroduce bakari bamaraya, bivuze ngo nta n'umugabo, imbyaro ntabwo wari uhari, we ntabwo wari uhari, nta n'umushyitsi wadusuye, nta wigeze abibona, ni twe twenyine twizeye. Barangije muri icyo gihe nza gusinzira, ndaryama ndasinzira cyane. Uyu nguyu we yari yasinzira. Noneho kuki uyu wari ufite umwana upfuye utari wasinziriye, ntabwo hari ikibazo. Uyu nguyu ngo yaryamiye umwana we, aramuryamye umwana arapfa. Ngo arangije araza agiye nsinzira, akura umwana wanjye ku buzima aramutwara, afata wa wundi yishe aramuha. Uyu nguyu yasinziriye. None uyu nguyu umwana we yapfuye mute kandi yarareba, yamuryamiye ate kandi areba. Aho wakira kwisha umwana ndaza mwaka. Ngo noneho afata uyu mwana wapfuye
amushyira mu gituza cyane. Ukurikirane neza, niyo mpamvu amuryamisha mu gituza, ntabwo yamuryamisha imbere yanjye, yamushyira mu gituza cyane. Ngo noneho nkangutse ngiye mu mwana ibeza, umwana yapfuye. Ngo mu gitondo nitegereje ngo mbona ko umwana afite atarwaye. Ngo ndebye ngo n'uwanjye afite n'uriye. Mubwiye ngo umwana wanjye arapfa. Aha ngaha niho harimo ikibazo. Yesu nashimye cyane. Haleluya. Uyu nguyu wari ufite umwana wapfuye. Ese ni gute umwana yapfuye kandi areba? Yaryamye afite umwana kandi areba. Bivuze ngo uyu yasinziriye, yica umwana yakangutse, umwana amaze gupfa. Siko bimeze? Noneho igihe akangutse areba, abona mugenzi we arasinzira. Arabata muri iki gihe asinziriye, reka nishumbushe. Wowe mutwara umuherezo wa Yehova. Halo? 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 Yesu ashimwe. Uriho muramurikira neza? Ko ndashaka ko umurongo wo gusengera we. Uyu nguyu bwa mbere ni wowe wabanje ikibazo. Sibyo? Arangije aprofita ntareba ntabwo asinziriye. Atransferinga ikibazo cye arakiba. Ngiye gukanguka nsanga ibyo nari mfite bizima yabitwaye, yambaye ibipfuye. Ni ukuvuga ngo reka mbaho urugero kujya ku byuma, cyangwa reka mbanze isoni tugahe twabaye. Uyu nguyu nyina w'umwana upfuye, uwishe umwana we, niwe wabanje gusinzira. Bivuze ngo igihe yari asinziriye yica umwana, uyu nguyu we ntabwo yari asinziriye ko umwana we yari ameze neza muri pozisiyo, ameze neza nko kumwoza. Yego. Noneho muri bwa burangare bwe, muri bwa biki, yica umwana we, aramugumana, yanga gutaka, yanga kuvuza induru, yanga kurira, kugira ngo uyu nguyu ataza kumenya icyabaye. Arangije acunga mugenzi we mu jisho, amaze gusinzira araza buhoro amwambura wa mwana we muzima, aramutwara, kugira ngo ataza kumva ko mu gituza cyavuyemo umwana azimbiye, ngo kumva ko atakaje. Afata wa mwana upfuye araza gutsindagira mu gituza buhoro, aramufatisha. Uyu asinzira yajya kujya akumva afite umwana mu gituza, akajya mu mwana muzima, nawe ubuzima bamutwara. Akaguma yajya kugira kujya akumva aramufite, yakujya kwihindukiza akumva aramufite ijoro ryose, ajya kugeza mu gitondo ugasanga afite umwana upfuye. Kuki yamushyize ku gituza kumufatisha? Kwari ukugira ngo ataza kubyumva vuba, akiruka akurikiye umwana we. Kwari kumujijisha agume yumva ko afite umuntu ari nta muntu afite. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo twete wowe ubu tuvuga ubuzima urimo, hari umuntu wawubanjemo. Igihe yari urimo we wari umeze neza, haba ku gihe cyawe cyangwa se ku gisekuru cyawe cy'iwanyu. Ndagira ngo uzafate umwanya gusuzume, ni abantu bake uzasanga ibisekuru by'iwabo bikurikiranye kabiri gatatu, bose bari abantu bakomeye bameze neza bakize. Abenshi uzasanga ari umukire ku mwana we, ariko seru kuva agasohoka ari umwana. Ibintu bigenda bihindagurika yewe. Rero ngo abari abakire ngo bari abakungu barateje. Hari abari abakungu ejo bundi bari barateje uyu munsi. Hari abateje uyu munsi, abandi ejo bazaba ari abakungu. Ibintu bigenda bihinduka. Uru ruhererekane rw'ibintu bigenda bihinduka biterwa n'iki? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri cya gihe wari wamugisha wari ufite wewe wose, hari umuntu wari waramaze gutakaza uwo bitabo. Aprofita gusinzira n'iki? Ni ukurangara ntumenye ibyo urimo
umwuka ugasinzira ni ugutakaza ubwenge, ni ugutakaza intumbero, ni ukutamenya icyo ufite, ni ukutamenya uko ukirinda, ukiberaho usugiye buracya bukira yuko bakari guhari. Ubundi rero we aragucungisha ijisho, ategereje ko aza kubona urangaye gatoya akabishuka akabitwara. Mujya mwumva ukuntu batwara amafaranga mu telefone bariya abantu bahakinga, muzatega umwaka nurangira murere kuri konti ya MTN uzasanga bari kotinga ko bibwe abahakazi bariya bibira ku matenderi batwaye miliyari zingana. Wegirije muri systeme za MTN amafaranga bakayatwara. Umuntu aba afite amafaranga kuri mobile money mu gitondo ajya kuri akayabu, yagera bakubwira ngo abantu bayatwaye, yayatransferinze kuri nimero na telefoni ya yiwe. Ubwo ni ubwenge, iyo ni tekinoloji yabo bakoresha ngaha. Kuriya babikora ni nako abarozi binjira mu isi y'umugisha w'umuntu bagahaka umugisha bakawutwara. Iyo usinziriye barawutwara, iyo urangaye barawutwara, ejo ukazisanga ahantu utigeze urota mu tuzimu ukayoba ni njyewe uri hano hantu, ni njyewe wari muri ubuzima. Wakwibaza ukuntu igisubizo ufite byagenze ntabwo bishoboka. Ntabwo numvaga ko ari igihe wakabaye umeze gutya, ntabwo numvaga ko ari igihe wakabaye ubaye mu buzima. Abantu benshi baganira baravuga ntabwo nigeze ntekereza ko ari igihe uzaba umeze gutya. Bakana ko bari kubona igihe wabatangiye, igihe wabahaye ubutaha kugira ngo batangire gucuruza. Barunaka bari kubona igihe bari rivari barimo biga ubona bameze. Barunaka bari kubona igihe wabagejeje, igihe wabafatiye bagira hano. Ntabwo nigeze ntekereza ko ari igihe uzabagira hano. Icyo gihe habaye igihe cyo gusinzira kwawe, habaye igihe cyo kurwanya. Abarokore baranangaye mu bantu bambabaza ku isi. Abarokore babo kuki bambabaza? Ni abanyamasengero batagira icyo basengera, ni abantu yijutse bagasenga ariko baje ngo basengere iki nabo nta gifite. Ni abantu bakora kwirukanka cyane, ariko iyo ubuzima umuntu akumva ari fiyeri yabyo gusenga amateraniro gutaha. None muri iyi minsi basenga buri munsi, umuntu akumva ari basenga buri munsi ariko uje gusenga wazanye icyo gusengera. Ni cyo cyifuzo imbere yawe, niyo ntambara urimo kurwana, n'icyo urimo kwanga umwanzi yakunyaze, n'icyo urimo kurinda kugira ngo amazi atagitwara. Hari ugusenga uporoteja icyo ufite kugira ngo amazi atagitwara, hari no gusenga witwa kugira ngo mwambure icyo yagutwaye kigaruka, hari no gusenga urimo kubiba imbuto kugira ngo ubutaka bwere. Amasengesho aratandukanye, usenga yayo. Hari twigeze kujya gusengera igihugu hariya mu mazi, noneho ko abantu baraza, twari turimo tuvuyeyo, abantu baducaho ngo bagiye gusenga. Urabona rero natwe turaje tugiyeyo, nta n'iminota igira muri 20 bamaze. Ako kanya abantu basenze pe, agiye muri Kigali aje mu mazi, nta n'iminota 20, nta n'iminota 10. Umugabo uragenda ujyanywe n'iki? Uragenda ugiye gukora iki? Mu rusengero wicayemo urakora iki? Yesu ashimwe, haleluya. Imana irimo ubuze ubwenge ndakureka ntuzambere gutanga. Imana ikora n'abantu ubwenge, ishaka kugira ubwenge ni none Salomo yabukuye imbere y'Imana yagiye gusenga. Hari kaminuza y'abatweretse yaravuye ngo yarayasenga Imana ubwenge. Ni ibihe byifuzo ufite? Nibura ngo ujye ngo bimaranye umwaka, bimaranye amezi 6, bimaranye amezi 3, narabiseye kucyo narabiseye wenda byari 10, Imana imaze gusubiza nibura wenda 5 asigaye 5. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nibyo bidahari muri gusengera ariko urasinzira. Umugore wasinziriye akamutsa asanga Imana. Bamwe twarasinziriye dukamutse dusanga ibyari iwacu byagiye mu baturanyi. Hari umugabo witwa Kenyatta, muri Kenya yigeze kuvuga ngo avuga ko
abamisiyoneri aravuga ngo missionnaries baraje ngo baza bafite Bibiliya mu ntoki ngo basanga natwe dufite ubutaka bwacu ngo baratubwira ngo duhumirize dusenge ngo turahumirize turimo gusenga tugiye guhumura dusanga dufite Bibiliya mu ntoki nabo bafite ubutaka bwacu baratubwira ngo duhumirize dusenge igihe duhumirije ubutaka barabujyana tugiye gukanguka ni nko kuvuga ngo basanze tujijwe twicaye ku butaka twicariza aho tutazi agaciro kayo batwigisha ijambo ry'Imana baratubwira ngo hahirwa abakene kuko aribo bazajya mu ijuru hahirwa umuntu ufite umutima utararikira iby'isi barakubwira iki zahabu uri muri Kongo bahagaze hejuru abandi bajya mu mwuka bategereza ijuru abandi bakubabwira bari baracukura zahabu none se ko bayituza kuki barimo kuyitwara kandi baratubwira ngo hahirwa umutima we utararikira iby'isi batubwira ko zahabu n'iby'isi byose n'iby'isi mwebwe ni murebe ijuru gusa utegereza Imana bireba ngo barizeye wenda bapfa bakizeye abantu baricaye Mana uzaza ryari Mana urahamagaye Imana uzaza ryari iryo sengesho se warikuye abigishwa bose baramubwiye ngo twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije yababwiye ko iki dawe uri mu ijuru ubwami bwawe bugire bute ibyo ushaka bikorwe hehe nk'uko bikorwa hehe bisobanuye ngo aha ku isi yarabwiye ngo aha muri mwibira kuvuga ngo ubwami murashaka kujya murajyahe iwanyu ahubwo nimusenga Imana ibereye ku murongo uko ibintu bikorwa uko bikorwa mu gihe aba ari bikorwa nawe Yesu nashimwe cyane ariko mwe murashaka kubwira uko murajyahe isi Imana yayihaye abantu ibintu byose imaze kwiyemezamo zahabu n'ifeza na kobata n'ibindi bireba ngo irangire ubona byose ni byiza irangire umuntu bakiye none ibyo Imana yaduhaye baratubwiye ngo tubijugunye tujye kwishaka turajya kwishaka he kandi Yesu nashimwe haleluya haleluya nawe ibibazo byinshi kandi gusa ntituri bubaze umwanya ni mutoya nutangira kuvuga ngo ijuru Mana nditegura kuzajya ryari ko twakirwa tugeyeyo bijya kuva mu mwe mu bagabo cyangwa cyane Yesu mwayibamo utakamire Yesu n'abavuye barabwiriza bafite imbaraga z'Imana n'umuriro avuga ngo Yesu twakwagi bavuga ngo Yesu nari mu buraka Yesu yawe na n'uyu munsi Yesu ntagaraza ni gutegereza Yesu kandi ni mu isi Imana yampaye kubaho icyo wakunze kwibaza unutangira kwikeba kurumuriza ngo yuko turi gusange Yesu uzihotora umutegereze umwaka n'ushiri 3 uzabivamo kubera iki muri cyafungiwe wirangara kanguka Yesu nashimwe kanguka Imana ntabwo yibeshye gufata zahabu n'ifeza buriya umutungo tugira ku isi hari uri munsi mu gitaka hasi hari n'ibintu Imana yabonye tutazacuga ngo tubigereho uzi icyo yakoze yazanye biriya gute mu kuguruka kw'ibirungu biraruka bizamura hasi ubutunzi umuntu atajya kuzacuga ngo agereho bizana ubutaka bufite ifumbire nziza abantu bahinga buriya butaka buri ku kane uzareba ikiri ubutaka bwabo bareza bikomeye cyane nta season bagira basarura bashyiramo ibindi imbere hariya baba batema ibigori hano bashyiramo ibindi bigori Imana umutungo aho uri nta muntu uzacuruza ngo ugereho reka ishyireho sisiteme y'ibirunga bizajya biruka bikazamura ibintu bikaza amakoro amazahabu araza arameneka ibintu byose ntabwo Imana itagize na gaze Imana iragenda ijya mu nyanja ishyiramo amafi yose y'amoko 56 buri amoko 56 ishyiramo irangije ishyira isoko hariya ricuruza amafi ishyiraho ihabana apeti yo kurya amafi uyarobe uyagurishe bayarye kandi babeho neza Imana
kuroba reka mwere Imana iragenda ifata ishyamba irishyira ku biti biramera ifata imbaho izishyira mu biti izibika hano iravuga ngo hazabaho imeza nini abantu bazicaraho umuntu azagenda atema igiti akuremo imbaho abona ubutuzi utazatema imbaho reka mushakire ibindi Imana iragenda izana imbuto zo guhinga ibigori ibishyimbo amashaza dore ngibi ibwira abantu ngo muzabaruka kurya bino bintu ikoze bizinesi uzabihinga azabicuruza hariya bakagure babirya ntabwo it's okay ibi birarangiye reka nshakishiriza hari umuntu utazaroba amafi utazabasha kubaza utazacukura ariya mabuye utazanahinga reka nkore iyindi poroje ifite ibintu biguruka hariya iragenda ifata ibintu bikeya irabizana ibishyira ku rugo dore inkoko ngizi mu rugo iyi nkoko rero izajya itera amagi muzayarya umere neza ikoze iyindi bizinesi inkoko izatera amagi uyagurisha ubona amafaranga inkoko izariye uzayigurisha ubona amafaranga uzashyira mu rugo yabituke none umuntu yabihaye arakeye bireba bamushinga ubanza tuburana Imana nikurega iyo wishyira kuburana wayitsinda Haleluya irangije ikindi kintu yakoze bawantu ba pastor kimenyi bwejo burakoze
Namabuye angahe? N'atatu. Akakosha kuyikoresha. Ko twakubajije iyo ugiye mu cyaro ahantu hatari amashanyarazi aravuga ngo ariya mabuye ariya yikoresha atatu arayikoresha ate? Ni bande bashaka kugura bazabazanire muzamurwe ibihumbi 10, 20, 30 nanjye ndayishaka uzanzanire uzadure nomero ya konti ku cyumweru abantu bashaka kugura bazajya baveresa amafaranga bakohereze konti hanyuma tubwire iminsi yo kuza gutwara ikoro itarenze iminsi cyangwa gusa sipo nababwiraga Imana nta kintu itakoze kuri isi. Niba hari ikintu kibabaza Imana ni ukubona abantu bitwa izina ryayo bakennye bashonje kandi nyamara nta kintu itakoze. Imana yagize izana na bizinesi y'ibihumyo byerera amasaha n'iminsi. Uzi ukuntu bihenda muri Kigali ibituzi ibihugu ikibasi n'uzaba arebye cyane azashobore ku bihumyo byerera. Haleluya. Muzi ya data hari byose. Icyo dusabwa ni kimwe, wewe imbere y'Imana ukanguke. Iyo rosore uragaho ku maso urahi iroro utangira urebe ushakisha amahirwe yawe ahantu yabaye akazi barakabura. N'ejo bane urumva abantu 400 hafi urusengero rwose baba bafite akazi. Yesu nashimye kandi n'abandi batari mu rusengero nabo tuzabakaza kandi nubwo naza amafaranga batayavuze nanze kayavuga ariko ndahamya ko atari make yafasha umuntu kubaho. Revra ugiye hasa turangije bizinesi yakorana na bizinesi ikomeye cyane iyo murayizi nawe ababongesha gake mu wewe muzana yana wewe yinvestinze muri education nasi ababwira imishinga 800 hano harimo abantu bamaze kuregiwetinga mu ishuri ngenda babona bagakubita agasitire uti kabisa nawe ufite bizinesi Imana ntabwo entrepreneurs turashaka abashoramari Revra ndasoziye nawe tugiriya kabisa ndayizajya rero ngwino nawe abashoramari Imana natubengeza abashoramari mu rusengero mu gaseke kajya mu ngwino hano ari na firma right ngwino nawe ngwino hano nawe ufite business urusengero babaye abashoramari noneho turase kujya kutwikabura buri tubiriya arakoze Shumba nk'uko yabivuze kuko amasengesho twasize icyashize bagiye dusengera kugira ngo abantu ibyo bakora nawe nasaba icyo nkora mu icyo gihe cy'amasengesho hanyuma tuza no gukora n'amasengesho n'ibicumba cy'abashumba bariya Jacques aragiye twiriwemo ibyo bintu Imana irabiduha. Rero bizinesi yanjye ifite training center ikigo nyine kigisha imyuga mu buryo bw'igihe gito amezi 6. Uyu munsi hari utangaza amakuru no gukanguka. Yesu nashimye cyane muri ibyo rero yarasinziriye bamutwaye umwaka namwe mwarasinziriye abapagani batwara akazi batwara bizinesi batwara ibindi nimukanguke mu izina rya Yesu nimukanguke mukore mubonye abantu baranga ab'imbabura z'amoko yose ibitenge amashuri amastudiyo amaresitora n'izindi zishamikiyeho dushobora kuvugiraho ukora bizinesi n'ishobora kubyarira ukore bizinesi ibyarira sibyo. Haleluya. Nta kimana itaduhaye uyu munsi kujya imbere y'Imana ukayibwira ngo urakene ufite ibibazo
ntabwo ikibazo kiri ku Mana, gishaka muri wowe. Ibiti, ibyatsi ni bizinesi. Ibi noneho tubonye n'amakara ava mu bishingwe. Ubu isi yose ihangayikishijwe n'ibintu byo gutekesha ibicanwa. Mu Rwanda by'umwihariko nta mashyamba dufite, nta miti dufite, amashanyarazi tuyatekaho arahenze. None Imana ihaye ubwenge bwo gukemura icyo kibazo. Ikibazo yari biri no guteka mu gihugu hose, nta muntu udafite icyo kibazo. N'abo mu cyaro bariyo bafite ikibazo kuko nta muntu iwacu mu cyaro, ariko mu bintu bihangayikishije cyane bigoye, kandi twegereye ishyamba, twegereye pariki ya Gabirogo, iwacu ujya muri Gabirogo nk'aho ngaho hariya, ariko kubera ko ntabwo byemewe kujya mu gutema amashyamba. Wabashije kurya akaziza iza acuga ku igare udafite inote ya 5, none tugeze ku 10, ntacyo bivuga. None nitubona imbabura ikoreshwa n'ariya manda 3 ya radiyo, ikibazo gikemutse. Ubuzima nawe wicaye genda utekereze bizinesi, genda utekereze bizinesi. Witekereza cyane gusaba akazi, genda utekereze bizinesi. Imana yaduhaye isezerano ko hano mu rusengero harimo abagengana, abacuruzi bakomeye cyane. Imana yadushyize ahakwiriye kugira ngo tuyihimbaze. Reka turirimba n'indirimbo mpagurutse dusenga dutaha. Karibu Lazaro. Shut
wabaye umwami abo kwa data uyu munsi ndi imbere yawe ndi umwana wawe sindi ikibyarwa ahubwo ndi umwana wawe kubisezerano hamwe n'amaraso wambuye kure wambuye mu rwego rutagira amazi wambuye muri karande z'iwacu wambuye ku yigomana by'iwacu uyu munsi ndi mu rugo rwawe ndi umunyamugisha nitwa uwahiriwe nitwa umunyamahirwe uyu munsi mwami Imana n'izindi zinange zose ziremera n'izindi zatangiye zizemera kubera ko ndi umunyamugisha urakoze mwami Imana urakoze kuko ubuhamya twumvishe urakoze kuko wakinguriye umuryango wakinguriye umuryango mu ruganda wahaye igitera mu ruganda wahaye pasiteri ishuri wahaye izindi kampani icuruza imbuto ndetse n'abandi bataraha mwami Imana turabizi wabiduhaye mu isezerano none turimo turabona bisohora icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe turagushimiye data hari n'abandi benshi ugiye guhagurutsa uyu munsi hari abandi ugiye gukingurira umuryango vuga ngo nanjye ndimo hari abandi ugiye gukingurira umuryango vuga ngo nanjye ndimo Imana igukingurira umuryango Imana iguhe bizinesi utangire ukore utere turamushimiye nyir'ibihe icyubahiro cy'icyawe uri umugeni w'ibihe uri nyir'ibihe utegeka ibyinshi igasimbura iyindi turamushima data babonye ijambo ryawe rivuga ngo wari kuza kwararimo kubera ko mu gitondo impundu zikavuga uyu munsi dufite ubuhamya nawe turamushima reka icyubahiro cy'icyaha wakoze waturinze tuza twende dusubirayo tugere mu ngo zacu amahoro tuzongera duhurire hano ejo turi bazima kandi twese twishimiye izina ryawe buri muntu afite ubuhamya bw'ibyo yavuze mu buzima bwe urakoze mwami icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu amen Imana y'umugisha nimugere bavabura mu matinzi babure ko twakira